ukwiye kugendana nabande. Nabwiye abantu ngo ikintu gihenze ku isoko ni imyenda y'abana. Kubera iki? Abakobwa bakuru bose bari kwambara imyenda y'abana kubera kutimenya. Muzakora ubushakashatsi kubera kutisobanukirwa. Ntago imyaka ufite uro kwambara imyenda y'umwana w'imyaka. Musika abakobwa basigaye bambara twamadumane. Twadupira tudafite amaboko bambika abana ngo badashyuha, kuko abana hari ukuntu bagira icyo yamukoha bakaba bacika ibisebe, bakamwambika umwenda w'ukuboko kumwe. Ugasanga umukobwa w'inkumi yambaye umupira w'ukuboko kumwe. Mwabaye iki? Kutisobanukirwa. Imbaraga yagufasha kubaho neza. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Kwirenganya Imana ntago uramenya uri we. Hano hari abantu Imana abwiye ko bazurira indege muri mwe. Hari abantu Imana abwiye ko bazajya hanze. None ko mwicaranye irangamuntu nta soni. Wowe wicaranye irangamuntu ko Imana ngo yaravuze ngo nzajya hanze, uzagenda niki? Ubu waguze n'ikarita ya Tap and Go bakoza ku cyuma, urumva warabaye igitangaza. Uzakoza Tap and Go ku ndege wowe? Iyo wisobanukiwe umenya ibyangombwa by'abisobanukiwe, ukaba Kigali utagira laissez-passer, ukaba Kigali utagira passport, urumva ubayeho gute? Maze kumenya iby'Imana ivuga ko ijya ibikora. Nabonye amafaranga nagera ngura passport y'ibihumbi 100 y'imyaka 10, nyigura nta rugendo mfite. Kwimenya ndavuga muri document zanjye ntunze, reka ngiremo na passport. Naguze passport yishyira muri document zanjye, nayimana y'ibyumweru 2. Muri Kampala barampamagaye, mushumba arambwira ngo n'umushumba nitwa Karenzi, twakubonye kuri YouTube uri kuvuga ubutumwa, tugiye gutaha urusengero, twabonye rero wowe mwigisha wazigisha mu giterane ko dushaka kuza kutwigisha, ugira passport. Maze ibyumweru 2 nyifasha. Komeza ugira umwete, nugira umwete ntacyo utazageraho. Arangije arambwira ngo kugira ngo uzapfe wambaye isengeri, uzapfe wambaye karuvati. Biraharanirwa. Urasabwa gutunga urufunguzo rwitwa iki? Imbaraga yitwa umwete. Niyo yonyine izagufasha kubaho neza. Ntushobora kubaho neza uri umunebwe. Hano harimo abantu Imana yabwiye imodoka murimo? Hari abantu Imana yabwiye imodoka? Nanjye yarayimbwiye n'ubiri kuyimbwira. Imana yaherekera imbwira imodoka. Sinzi igihe izayimpera, ariko umwanditsi wo kubara yaravuze ngo Imana si umuntu ngo uzagira umwete mu by'Imana ngo gukuriremo aho ngaho. Ntago mubonye ko ndirimbye nka buri muntu ucurangira? Mwabibonye? Imana ifashe impa amafaranga njye ngendana n'umucuranzi, kuko nkunda kuririmba numva indirimbo zimbamo. Tegeza kuririmba indirimbo yose yakabura n'umuntu ukora ku kintu na kimwe hanga. Ubuse barihe koko? Umwete. Iki? Kandi nge rwose wenda abantu tuziranye barabizi. Ngeyo nafashe uwo muntu kuncurangira ubwo musunikira n'akantu rwose nka naguwe neza ngahita mujomba akantu. Ubuse ngahende? Arihe? Kanja mu gutwi. Mpita mbwira abantu b'Ibujumbura nti ngenda na Kenya Airways. Bajya kunkatishiza kuri Kenya Airways. Ndagenda ingeze Ibujumbura, sanga itorero ryaje kuntega, ryohereje ministeri zose zo mu itorero, aburubyiruko, ababana, ababagore, abadiakoni, buri ministeri yose yagize n'ururabyo. Bampaye indabye 6 ndi muzima ntapfuye. Barazimpaye. Ibiganza byanjye kugira ngo uzifate urasabwa kwisobanukirwa. Waviramo Nyabugogo bakaziguha, uzaviremo Nyabugogo. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, zagufasha kubaho neza. Buri mbaraga ndayivuga iminota 10 ndi nyivuga 10 ngira ngo 30 sava, minota 30 ngira ngo nta kibazo. Umugoro nagiye mu Gasiyata bampa 20 mu ijoro, nta gutinda kubaho ukubitubangura. Niyo mpamvu namwe muririmbye indirimbo nyinshi mu mwanya mutoya, munyemereye nanjye mu minota 30 nkoresha imbaraga 3 zagufasha kubaho neza, kongera ukabaho neza. Niba hari ikintu gitwara imbaraga no kubaho neza. Ukeneye kubaho neza urasabwa gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ubeho neza. Imibereho myiza iravuna, ntushobora kugera ku mibereho myiza utavunitse. Imbaraga ya mbere yagufasha kugira ngo wongere ubeho kandi ubeho birenze uko warubayeho ni imbaraga yitwa umwete. Iki? Umwete, umuhati, courage. Ndagira ngo utangarize ko igihe cyose uri umunebwe, uri umunyabute, utagira umwete, kubaho neza bizakugora. Niba muri kubona hari abantu babayeho neza, n'abantu bafite umwete, ariko ababayeho nabi n'abanebwe. Umuntu wese uri aha ngaha Imana yabwiye ngo uzabaho kandi uzabaho neza, ukaba uri umunebwe bizakugora kugira ngo ubeho.
umwete niyo mbaraga yonyine ishobora kugufasha kubaho neza. Havuze ngo iki mu itangiriro? Havuze ngo Isaka abiba muri icyo gihugu. Agira ate? Arabiba. Wishaka kubaho utabiba, wishaka kubaho udakora. Nabwo y'urubyiruko ejo bundi Kicukiro abakobwa bahinze ngo barashaka ngo usezerana ngo ivangamutungo, ngo ngiye nk'umugabo wanjye ngo tuzasezerana ivangamutungo. Ugira iki? Uretse abantu bagiye basongora inzara, muzavanga inzara n'ibyo mutungo ufite ku ivangamutungo. Urashaka gusezerana ivangamutungo uri umunebwe utagira umwete. Ubundi havangwa ibihari. Umwete ukeneye kujya kubaho neza mu rugo rw'umusore wavunitse, ariko we ntiwigeze uvunika. Ngo Isaka biba muri icyo gihugu, ngo muri uwo mwaka yeze birutaho inshuro 100. Uwiteka muha. Muze gusoma hepfo haravuga ngo uwo mugabo aba umukire, ngo agenda arushaho, ngo ageze aho yabereye umukire cyane, ngo atera Abafilisiti y'ishyari. Nta wakugirira ishyari uri umukene. Waheye nubona utagirirwa ishyari nta kintu ufite. Ko nubona abantu bakugirira ishyari ujye umenya ko ari akantu katangiye kuboneka. Ngo atera Abafilisiti y'ishyari, ngo amariba yose ise ngo yari yarafukuye Aburahamu akiriho, ngo Abafilisitiya bari barayashibishije ibitaka. Musome ngo yafukuye iriba rya mbere, ngo aryita Stina, bararitonganira. Afukura irindi aryita Eseke, baratongana. Ntiyacika intege, arakomeza arasibura, agera ku iriba rya gatatu, ngo ryo ntibaritonganira, ngo aryita Rehoboti. Aravuga ngo noneho Uwiteka dusize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Haleluya. Yesaya yavuze ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa imirimo y'amaboko. None se mukora iki? Buri wese nahite yisubiza, niba kugira ngo ubeho neza ari uko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe, ubundi ukora iki? Ndagira ngo mbatangarize ko kampani yose mu gihugu, kampani yose umuntu akorera imenya ibihembo bye kuko ayikorera neza. Dufite abantu bavuga ngo bakorera Imana ariko bakorera ku jisho, imirimo yabo ntigaragara. Nabwiye abantu ngo niba hari abantu nkunda bakora akazi kabo neza, abasirikari. Mana yanjye nkunda abasirikari. Mujye mwumva ukuntu bambara. Ntiwabona umusirikari wambaye pocket yafunguye ibipesi. Ubu polisi ni abakozi bahagarariye akazi bakora. N'abakozi ba banki nabasizemo mu iminsi, hari ubyo bafunga karuvati agashyiramo badge, wamureba ukavuga ngo uyu ni umukozi wa banki. Ariko abavuga ngo bakorera Imana bambara nk'amayibobo. Mwakoze kuzamo ama uniforme nijoro, cyo nikigaragaza ko muri abakozi beza. Yarangazwa n'abantu bakorera Imana, gusa nibo bambara nabi. Ariko ubundi mudodeshereza he? Iyo mugiye kugura umuntu ukorera Imana utazi mezire yambara, gusa umuntu yambaye igipataro. Mureke mbabwire, mugere ku rwego muhesha Imana icyubahiro. Ni witwa umukozi w'Imana nukurebye wese. Kuki abakozi b'Imana hariho bagira style utamenya ukuntu zimeze. Niba ugiye kudodesha ikote, reba ikote rikwegereye gasa neza. Niba ari inkweto reba gacongo gasa neza. Ibintu by'ibikweto, biriya bikweto mubigurira he? Ibintu bimeze nk'ibi. Ndagira ngo ngutangarize ko umuntu wese, Yesaya yavuze ngo kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Niba ukorera Imana, hinduka umukozi w'Imana ku buryo umuntu ukureba. Niba tureba umusirikare ukamenya ko ari umukozi w'igisirikare, minisiteri w'ingabo. Wareba daso ukamenya ko akorera daso. Uburyo yambaye, uburyo yitwara, uburyo avuga bigaragaza kampani akorera. Gera ku rwego niba ukorera Imana, niba uririmba, ukurebye akuboneho imbuto z'uburirimbyi. Niba ubwiriza, ukurebye ahita amenya ngo uyu ni umuvuga butumwa. Niba indaya y'i Kigali, izi ndaya yo muri Kongo, kuki abakozi b'Imana b'i Kigali batamenya nabi Cyangugu? Birakwiye ko tumenyana kubera ko kampani dukorera ari imwe. Uhereye none rero mutangire kwitwara nk'abakorera Imana, ku buryo nuhura n'umuntu akubwira ati kusigaye wambara neza, umubwira uti ni impamvu z'akazi. Ni impamvu z'iki? Ko mwambara iniforume nijoro. Ni impamvu ko mwavuye ku mukenke mukaza mu gicuku. Ni impamvu wa muririmbyi yaravuze ngo Yesu databuja nzamukorera ndacogora, ngwije ubuntu n'urukundo afitiye. Aravuga ngo maze imirimo yo mu isi ajya mpa nigira
narangiza azampamagara ngeze mu ijuru. Yaravuze ngo ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, aravuga ngo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Mu bintu bizagufasha kubaho neza ni ikintu cyitwa umwete. Mukorane umwete. Ntabwo imyaka ufite wari ukwiye kuba ukirya iwanyu. Gira umwete ujye kurya iwawe. Ababyeyi bararushye barakurihira amashuri, ubona ukwiriye gusaba mitiyu. Oya, gira umwete jya gushakisha. Nta kindi kizakubesha i Kigali. Abantu bose bari kuvuga ngo bari kujya gushaka ibibanza hirya ya Kigali, n'abanebwe. Umunyamwete yaba i Kigali. Wabuzwa n'iki kuhaba? Ugize umwete wahatura. Twaje batubwira ngo ntituzahaba. 12 ndayimaze. Nagize umwete mu byo nkora, maze gushaka. Taravuze ngo gute ndakomeza kuba mu buzima. Njya kwiga, niga imyaka 4. Niga nijoro, nkajya niga nijoro. Imvura ikanyagira, mbona diplome. Mbwira madamu nti diplome yanjye ni yawe ko zingana. Warize nkajya kuri kaminuza. Arambwira atazubuza kuri kaminuza. Imyaka ufite, turi ku ijambo ryitwa umwete. Dore turabyaye n'umwana agiye kujya ku ishuri. Ubuziga n'umwana yige, ndametiza mvuga ntigiye kuri kaminuza. Umwete njya kuri kaminuza. Ngenda afite ubwoba, ndi kuvuga nti nzasanga ari ngiye mukuru ngiye kwigana n'abana. Ngezeyo nasanze y'abasaza bafite imvi, bafite impara. Spiriye twariganye kuri kaminuza nguriya muramubaza, ni nge nawe twari bato ku kigo, abandi bose bari abasaza. Nge nagize ibyago banyicaza hagati y'abasaza babiri, bakajya basinzirira rimwe. Munkurikire, nshaka kubabwira umwete icyo ari cyo. Ngo imyaka ufite ngo ntiwakiga, wabuzwa n'iki kwiga? Turi ku ijambo ryitwa umwete. Umunsi umwe barasinzira turi kwiga Igiheburayo, ni isomo rikomeye. Nko mu ibumoso nabwo ni muze kuri gusinzira. Uyu mwarimu ko atajya atanga amagurupe, mu kizamu uzasubiza iki ku rupapuro? Arambwira ati wa mwana we turampimukiye kunkangura. Ataga gatotsi kari karyoshye. Umva ijambo yambwiye ryantangaje. Arambwira ati buriya kwiga ushaje biragora. Arambwira ati ubundi muri pansiyo. Ni wese ko bambwiye ko muri pansiyo babaha amafaranga. Wagiye ujya muri pansiyo uri kwirira urwana n'iki? Arambwira ati kera, ati Imana yambwiye ko nzaba dogiteri. Turi ku ijambo ryitwa umwete. Aturumva rero ubwo ni muri pansiyo, nshaka kuzapfa nibura imbere y'izina ryanjye bandikaho doctor, kugira ngo babyandike rero nuko ngomba kwiga. Arambwira ati nishaka nzagwe ku intebe y'ishuri, ndakukuza kugeza igihe ijambo Imana yavuze rizasohora. Umva ijambo yashorejeho muzehe ryantangaje. Yarambwiye ngo kandi wa mwana we uracyari muto, wicika intege, komeza ugira umwete. Nugira umwete ntacyo utazageraho. Arangije arambwira ngo kugira ngo uzapfe wambaye isengeri, uzapfa wambaye karuvati. Biraharanirwa. Urasabwa gutunga urufunguzo rwitwa iki? Imbaraga yitwa umwete. Niyo yonyine izagufasha kubaho neza. Ntushobora kubaho neza uri umunebwe. Hano harimo abantu Imana yabwiye imodoka, murimo? Hari abantu Imana yabwiye imodoka? Nanjye yarayimbwiye n'ubiri kuyimbwira. Imana yaherekera imbwira imodoka. Sinzi igihe izayimpera, ariko umwanditsi wo kubara yaravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. 23:19 ngo si n'umwana w'umuntu ngo niba ariyo yabivuze. None se abantu muri hano nimumfashe wenda ngewe yambwiye imodoka, mwebwe ibarengerezaho kandi. Hari umuntu Imana yabwiye imodoka ikamubwira ngo nzaguha n'umushoferi, niba arimo arambura ikiganza. Kavuga ati mwana wanjye uranejeje, nzaguha imodoka ariko nzaguha n'iki? N'umushoferi. None se niba Imana yakubwiye imodoka ukaba wicaye, ubu nonaha iyiguhaye, nta muntu mwabonye ejo bundi bayihaye 0 kilometero ya $1,50,000. Hari umuntu bayihaye mu cyumweru gishize, abaramutungura bamubwira ngo tuguhaye imodoka. Buriya abatayizi yari kuyikorera. Mureke mbabaza ko Imana yakubwiye imodoka ukaba wicaye ahangaha, ubiguhaye wayimaze iki? Wakora iki? Imodoka kugira ngo uyitware hari ibintu bibiri bibanza byibanze. Icyambere ni provisoire, wiga amategeko y'umuhanda, watsinda ugashaka perimi yo gutwara. Icyo gihe ufite perimi, imodoka hariyo hose wayibonera. Imodoka zose ku isi ni zimwe, aho wagera hose uzi gutwara watwara. None wowe ngo uzigare no kwiri guca ibintu ngo njye kumumbona ngo nzigare. Igare umwete. Nagiye kwiga amategeko y'umuhanda hano ku Muhima hafi yo ku bitaro. Hari agashuri ntago nkavuga izina ntaza kwamamaza. Ndagenda njyayo, ngezeyo ikintu cyantangaje. Nasanze amategeko y'umuhanda ari ibintu byoroshye.
sanga ngo ni imirongo muzajye ku amategeko y'umuhanda no kuri kw'Imana ngo imirongo ngo miremire ngo imirongo ngo icagaguye hagiye kwiga biriya bintu gezeyo mwarimu aravuga ati nibi ngibi muziga ati kandi gutsinda ari amanota 12 habarondi umuhanga mu kubroka ndavuga nti makagira Imana amanota 12 ibintu ngiye kubyiga ukwezi ngo imirongo ndabyiga ndaboroka ukwezi gushize mwarimu arambwira ati none tukwandikishe wajya gukora ikizamini tugufatire code ntimwaratinze bamfatira code ku muhima kuri polisi ngeze kuri polisi bampa machine nicara imbere machine nakije nsizemo code nzanye ibibazo sanga ni bya bintu ngo by'imirongo ngo iki cyapa ngo kivuga iki agarika nkagira Imana ngo bizame iki ni ikizamini naje kwirwa hanga iminota 20 ndakirika ndatypinga ndemeza ko nshoje ikizamini inyuma hari umupolisi nzamuye haza amanota 11 arambwira ngo wabuze rimwe soka watsinzwe ni mu izina rya Yesu rimwe ati wabuze rimwe ndavuga nako Satani arasuzugura mwakagira Imana maze ukwezi niga imirongo none mbuze rimwe haha nababaye nkigera hanze mwarimu wangishije arampamagara arambwira umukozi w'Imana watsinze ntinabuze rimwe arambwira ngo Paul wigira ikibazo bibaho hani wacu watsinzwe wemereye kuka gusibira ugaruka usibire inota rimwe ntuzaribura subira gusibira mu mirongo turi ku ijambo ryitwa umwete iki subirayo nizi cyumweru arambwira ngo batanze code ngufatire ntwese ko ari bya bindi turi gusubiramo mfatira code amfatira code subira kuri polisi ku muhima nicara imbere ya machine sizi ibibazo muri machine mbona ni copy ya bya bindi igarutse ndavuga nti mbuze 12 naba noneho nanjye naravangiwe ndasubiza mbona ari amazi nemeza ku manota haza 11 upolisi arambwira ngo watsinzwe ubuze rimwe natashye mvuga nti nubundi ni wacu ntawe atwaye imodoka ibi bintu nari najemo ariko Satani no mugome mwakagira Imana mwe imbaraga yatuma ubaho neza n'umwete nta mvuga ngo ibintu mbivuyemo nubundi ntawe wacu watwaye imodoka mbivamo pe haciye icyumweru njya kwigisha mu giterane cy'urubyiruko cyari igiterane cyo gushima Imana haza umuntu ashima Imana avuga uburyo yabonye provisoire akoze inshuro 38 ndavuga nti mbega umwete we nahise nsubira kwiyandikisha unzongera nkore mu kwa 7 urasabwa kugira umwete none bishobora kwanga ariko ejo bigakunda ongera wapurayinge ongera udepose ongera wige ongera ucuruze ongera haleluya kugira ngo ubeho urasabwa kugira umwete bivuga ngo byaranze ko ngiye ngo naramurambagije aranyanga ashaka undi tereta handi ko tereta Kacyiru gusa wagenda Nyamagabe teri ntambwe va mu mikino haleluya umuntu wese utagira umwete kugira ngo azabeho neza bizamugora sa umusore Imana yabwiye ngo mwana wanjye ndi Imana nzagukorera ubukwe aho gutangira ngo ushakishe umuntu mwana wambwiye umugore nta bagore bari mu ijuru mugabanya amatiko ko mu ijuru ndabwiye ko hari abagore umuntu agafata umwanya wo gusengera ngo umugore ngo iminsi 3 wamurambagije ko bahari umwete nimunkurikire nimuvuge ngo amen iyi mbaraga yitwa umwete abigishwa ba Yesu barayikoresheje bari ku nyanja ya Tiberiya niba mwarasomye Bibiliya bajya ku nyanja kuroba barobye ku manywa cyangwa barobye nijoro bakesheje ijoro cyangwa batashye ritarake bararitesheje bafashe izinganiki none se kubera iki batatashye nijoro umwete ngo bateye abahanga baravuga ngo iyo bajyaga kuroba burya ngo bajyanaga icyo bita inshundura mu ijoro bateraga amaturu 4 bateraga ituru ya mbere ngo bagakurura bagatoragura izafashwe bagatera 2 3 4 ijoro rikaberera cyeye ngo bateye ituru ya mbere bakuruye basanga nta n'igikeri kirimo ntibacika intege baravuga ko byamera kose tugomba kubaho ngo barongera baraterera 2 bakuruye basanga nta n'inzoka yajemo baratera 3 bakuruye ekada baratera 4 urukere umuseke buratambitse bakuruye babona nta kirimo ijuru rirabareba yavuga ritaba abantu bagize umwete ntibashobora gutahira aho ngaho baraye ijoro ryose ngo babona Yesu abahingutseho arabwira ngo bana banjye hari ikintu mwabonye barabwira ngo twakesheje ijoro turoba imigongo yagudutse amaboko yahiye ariko ntacyo twafashe arababwira ngo nimuterere irindi rimwe muzasome Yohana 21:11 ngo bateye rimwe
ngo bafata ifi 153 musome Bibiliya kandi ngo nini. Umwete wagira ushobora kuba warateye imyaka myinshi bikanga, ariko watera rimwe gusa. Umwete wateranye urushundura ugatuma uhura n'iby'Imana yavuganye nawe. Umwete ni imbaraga yatuma wongera kubaho. Nimuvuge ngo amen. Nta mugore mwibuka wari mugongo ngo wavaga amaraso adakama imyaka 10 n'ingahe, ariko ngo agira umwete igihe kimwe ngo arabyikana, aravuga ngo ngomba kongera kubaho, isoko y'amaraso yakama, ngo arabyigana, ngo akora kuri Yesu. Yesu amenya ko ari umuntu umukozeho afite umwete kandi ushaka kongera kubaho, ngo isoko y'amaraso irakama. None se nimureke uyu mugore, niba ari mu mabiririmbye, niba ari umwigisha umuyobozi wabivuze, ntago mwibuka Petero afatwa na Herode akajya kumufungira ahantu akamurindisha abasirikare 10 n'abangahe na 6 bane ngo abitorero 12 mu byakozwe n'intumwa bagira iki? Abitorero bagira iki? Ngo barasenga. No yasa semwe mwavuze Yakobo 5:16 ngo gusenga ko mukiranutsi kugira umumaro. Yasenganye iki? Umwete ni ikintu cyatuma ubuzima bwawe bwongera kubaho. Niba ucuruza umwete, dufite abantu Imana yabwiye ngo mwana wanjye nucuruza amandazi ukagira umwete nzaguha umugisha. Ugacuruza amandazi ukabyuka saa 5, amandazi bayarya ryari? Wese ubu ngubu urabona ko kuzabaho ute? Unanirwa kuzinduka. Tugeze muri systeme yo kuryama dutinze tukabyuka kare. Umwete ni imbaraga yatuma wongera kubaho neza. Mu bintu bituma abantu mubona abantu babayeho nabi, abantu nabanebwe, abantu ntibakora. Niba ukorera Imana gira umwete. Niba ucuruza ikintu cyose werekejeho amaboko, niko umwanditsi yanditse, aravuga ngo umurimo wose werekejeho amaboko ukora niki? Umwete. Namariyemo niba ari ukubwiriza ndasoma nkihinga ku buryo ibintu mvuga nibura nanjye banasizemo akabaraga, n'Imana yandeba kavuga ati uyu mwana yasizemo umwete akwiye akantu. Ugira umwete, ntago uzagira umwete mu by'Imana ngo gukuriremo aho ngaho. Ntago mubonye ko ndirimbye nka buri muntu ucurangira? Mwabibonye? Imana ifashe impa amafaranga njye ngendana n'umucuranzi kuko nkunda kuririmba numva indirimbo zimbamo. Tegeza kuririmba indirimbo yose yakabura n'umuntu ukora ku kintu na kimwe hanga. Ubuse barihe koko? Umwete iki kandi nge rwose wenda abantu tuziranye barabizi, ngeyo nafashe uwo muntu kuncurangira ubwo musunikira n'akantu rwose nka naguwe neza ngahita mujomba akantu. Ubuse ngahende arihe rwose? Ubu iyo umuntu acuranze nkumva bigiyemo ikintu ufite mu mufuka rwose. Hari ubwo tuzingaye afise mfite nk'amafaranga nari kumuha nk'ibi 2 ndi imbere y'Imana, ariko atahiye aho kubera kutagira wagiye kwicaraho niho ujya wicara. Umwete niba ucuranga umwete, niba ubyina umwete, niba spireba ibutare kwitaba twabanye kwitaba, twagiraga icyumba cyo kuwa 5, twagiraga abahungu bajyaga bazana imishanana mu cyumba, kavuga ati uyu munsi ngenda byina akamariramo, ariko baravuga kubyina ukabona gusobaganya. Oya, niba ubyina shyira mu mwete, niba ufashwe ushyire mu mwete, niba utanafashwa kandi ubihe nyine uraka rushyire mu mwete, tubone ko ibintu byose bikoranye iki? Umwete. Iyi mbaraga murayumvise? Uyu mwaka niba ushaka kubaho neza urasabwa gutunga imbaraga yitwa iki? Umwete. Kandi Jehova yire bavuze ngo kugira ifeza n'izahabu nabyo, kubaho neza nabyo, kugira ngo ubeho neza rero urasabwa kugira imbaraga yitwa iki? Umwete. Imbaraga ya kabiri yagufasha kubaho neza ukongera ukabaho ni imbaraga yitwa kwimenya, kwisobanukirwa. Burya iyo utari wimenya, iyo utari wisobanukirwa ugorwa n'ubuzima, kuko abantu babayeho nabi bose ni abantu bakeneye kubeshwaho n'abandi. Iyo utari wamenya ngo wowe ukwiye kunywera icyayi, ukwiye kugendana n'abandi. Nabwiye abantu ngo ikintu gihenze ku isoko ni imyenda y'abana. Kubera iki? Abakobwa bakuru bose bari kwambara imyenda y'abana kubera kutimenya. Muzakora ubushakashatsi kubera kutisobanukirwa. Ntago imyaka ufite uro kwambara imyenda y'umwana w'imyaka. Musika abakobwa asigaye bambara twamadumane. Twadupira tudafite amaboko bambika abana ngo badashyuha, kuko abana hari ukuntu bagira icyo yamukoha bakaba bacika ibisebe.
bakamwambika umwenda wo kuboko kumwe ugasanga umukobwa w'inkumi yambaye umupira wo kuboko kumwe. Mwabaye iki? Kutisobanukirwa, kutimenya. Nabajije bundi umuntu wabonye lisanse arangije kwiga ahita abona akazi mu mishinga ikora imihanda. Turahura arambwira ati Imana yangiriye neza. Umutego ngo umenye ko yisobanukiwe. Ntabwo nahise ko muri Imana iguhaye amafaranga, iyo ushatse kuruhuka ushaka kwicara unywera icyayi. Arambwira ati Nyamirambo hari ahantu bita ku Marangi haba igikoma cya 400. Ayi igikoma. Muntu nkawe iyo utizi unywera icyayi aho ubonye, wicara aho ubonye. Ariko iyo wamaze kwisobanukirwa, hari aho utakicara, hari aho utanywera fanta, hari ibyo utakambara, kubera ko wamaze gusobanukirwa neza agaciro kawe. Haleluya! Kwimenya, kwisobanukirwa. Ejo bundi abantu base muri groupe ngo y'abakozi b'Imana mu mujyi wa Kigali, arabizi Sipiriye, baravuga ngo tutaye contribution ngo tujye kwiyakirira ngo muri shike, dutanga contribution. Tugezeyo sanga bateguye ameza, ndavuga nti wow, ntago tukiza kurya amandazi na keke zifite ibikaratasi munsi. Tugeze ku rwego twisobanukirwa, bakadutekurira ameza ameze gutya. Pageze ndavuga nti kabisa tumaze kwisobanukirwa. Ubundi wasaga batumisha ariko turi muri Ndagaswi, muri Dobandi, ariyo turi nywera ibikoma. Ariko Mana we, tugeze ku rwego tumaze kumenya. Ariko yitwa batoranije uzayitumire. Baravuze ngo kuki mutamenya abo muri bo bana b'Imana, ngo mbese ko ngo ntimuzi ko muri bambasaderi, ngo muhagarariye igihugu cy'ijuru, ngo abamubwira mubabwire iby'iwanyu. Kwisobanukirwa. Turangije kwiyakira aho twari turi, baravuga ngo dukine kakawete. Ntago nari nzi byari byo bitewe naho navukiye. Bavuga ngo ntago twatandukana gutya, reka dukine kakawete ubushuti bwacu bukomeze. Bandika udupapuro bakandika amazina y'umuntu, bakavuga umuntu atora agapapuro, umuntu atoya arebe niba titomboye, uwo muntu arabishuti yawe, uzamushakira impano ujye unamusengera. Ntoya agapapuro mpita nsanga ntomboye umuhanuzi, kandi nsanzwe nkunda nzi kabisa ko ajya hanura neza. Ndaseka, ndagafata agapapuro ndakareba, ndaseka. Umudamu twari twegeranye azambwira ati ese kusetse utomboye nde? Ndavuga nti bavuze ko nta muntu uvuga uwo yatomboye, wiza kwica kakaweta ahangaha. Umudamu arangije araseka, arambwira ati wanze kumbwira uwo watomboye? Ni ntawe nkubwiye. Arambwira ngo reka nkumara amatsiko utawuna nabizi, ntiwishyire mu mwanya si we natomboye. Ati kandi biranejeje kuba ntagutomboye, ubu iyo ngutombora nari kuzaguha iki ko mbona wambaye ibintu bihenze. Imana ishimwe we. Iyo wisobanukiwe nta wagutombora ngo aguhe biswi, oya, nta waguhasha barara, oya. Ariko utari wimenya, ibipataro bishaje, ibipira bishaje. Ariko iyo wisobanukiwe, ugusohokanye amenya aho kujyana, ukugurira fanta amenya aho ayigurira, kubera ko wamaze kwisobanukirwa. N'imbaraga yagufasha kubaho neza. Muvuge ngo amen. Haleluya. Kwirenganya Imana ntago uramenya uriwe. Hano hari abantu Imana abwiye ko bazurira indege muri mwe, hari abantu Imana abwiye ko bazajya hanze, none ko mwicaranye irangamuntu nta soni. Wowe wicaranye irangamuntu ko Imana ngo aravuze ngo nzajya hanze, uzagenda niki? Ubu waguze n'ikarita ya tapandigo bakoza ku cyuma, urumva warabaye igitangaza. Uzakoza tapandigo ku ndege wowe? Iyo wisobanukiwe, umenya ibyangombwa by'abisobanukiwe, ukabikiga utagira resepase, ukabikiga utagira passport, urumva ubayeho gute? Maze kumenya iby'Imana ivuga ko ijya ibikora. Nabonye amafaranga nagera ngura passport y'ibihumbi 100 y'imyaka 10, nyigura nta rugendo mfite. Kwimenya, ndavuga muri document zanjye ntunze, reka ngiremo na passport. Naguze passport yishyira muri document zanjye, nayimana ibyumweru 2. Muri Kampala barampamagaye, mushumba arambwira ngo n'umushumba nitwa Karenzi, twakubonye kuri YouTube uri kuvuga ubutumwa, tugiye gutaha urusengero. Twabonye rero wowe mwigisha wazigisha mu giterane ko dushaka kuza kutwigisha, ugira passport, maze ibyumweru 2 nyifasha. Kwimenya. Ndababwira nti mushumba passport ndayifite. Ahita ambwira ngo indege ukunda kugenda nayo ni yihe? Tebera umwana w'icyango ariko nkakagira Imana. Kwimenya n'urufunguzo n'imbaraga yatuma ubaho neza. Indege urumva ntayo narinzi bya Volcano na bya Simba bya Nyabugogo, narinzi ibintu bya Nyabugogo gusa. Ariko najyaga numva avuga Rwandeya, ndabwira nti mushumba ngenda na Rwandeya. Ndangije mbwira madamu ntuzi ko bagiye kunkatisha izitike y'indege. Arambwira ati kandi waguze passport? Ni narayiguze. Ati ubu utayigura wari kugenda Nyabugogo.
kwimenya ni imbaraga yaguhuza no kubaho neza. Arangije arambwira ngo ntuve kuri WhatsApp, tugiye ku kibuga cy'indege kureba amatike hari uko ateye, turebe iminsi n'amasaha tukatishirize tike. Bagezeyo bankatishiriza tike ya Rwandair ya Rere Tour. Nzamara icyumweru, mbwira madamu ntibambwiye ko nzamara icyumweru. Aravuga ati rero gusaba kujyana imyenda myinshi. Arangije atangira kunzingira imyenda. Amaze kuzinga imyenda, agiye kureba igikapu, asanga nta gikapu cy'amapine ngira. Ubure passport, ubure n'igikapu, ariko umeze ute? Kubaho neza, kongera kubaho, urasabwa kubigiramo uruhare ndi imbere y'Imana. Ubu koko ko Imana igiye kugusubiza ukaba utari wisobanukirwa bite byawe. Nahise numa igikapu cy'amapine, baragenda barakinzanira, banzingira imyenda bashyirira igikapu, bagenda badufotora. Kwisobanukirwa, nutisobanukirwa nutimenya nta uzakumenya. Tugera i Kanombe nurira indege, ngera i Kampala nsanga baje kunyakira ku kibuga cy'indege, banjyana muri hoteli y'inyenyeri 3. Namaze mw'icyumweru ndagaruka mu Rwanda, baza kuntwara i Kanombe, badiyakoni b'inyarugenge baza kumfata. Ndavuga nako man, koko iyo njya Nyabugogo ubu koko ninde wari kuza kundebe mwakagira Imana? Uragira ngo byarangiriye aho? Namaze ibyumweru 2 mbona ibujumbura barampamagaye, baravuga ngo tumaze iminsi turi kubona uri gukora cyane umurimo w'Imana, dufite amasengesho y'imisi 21, iminsi 3 ya nyuma niwo uzatwigisha. Ko dushaka kuza kutwigisha indege ukunda kugenda nayo ni iyihe? Nti bye bye Nyabugogo, bye bye Nyabugogo. Nta kindi kizatuma ubaho neza uretse kwisobanukirwa, uretse kwimenya. Bambaje indege nkunda kugenda nayo ndi kuza muri Rwandair, naje bari kuvuga ngo indege ngo zigezweho zimeze neza, ngo zifite iminyenga, ngo zitwa Kenya Airways. Kanja mu gutwi mpita mbwira abantu b'ibujumbura nti ngenda na Kenya Airways. Bajya kunkatishiriza kuri Kenya Airways. Ndagenda ingeze ibujumbura, sanga itorero ryaje kuntega, ryohereje ministeri zose zo mu itorero, aburubyiruko, ababana, ababagore, abadiyakoni, buri ministeri yose yagiye izana ururabyo. Bampaye indabyo 6 ndi muzima ntapfuye, barazimpaye. Ibiganza byanjye kugira ngo uzifate urasabwa kwisobanukirwa. Waviramo Nyabugogo bakaziguha, uzaviremo Nyabugogo, ntawaguhereza indabyo Nyabugogo. Birasa kubanza ukaguka mu bitekerezo, ukabanza ukisobanukirwa. Hari ibyo utazageraho, hari ibyo utazabona kubera ko ntago wisobanukiwe. Ntago muza abagabo bagiye gutata igihugu bakagenda ari 12, muza bari barisobanukiwe. Aba bari 12 ariko 10 bose bari ba nta kigenda. Uzi ko ngo birebye imbere y'abanaki ngo bakabona bameze nk'inzige. Aba bagabo bambabaje ndi gusoma Bibiliya, ngo bagarutse basanga Mose na Aroni n'iteraniro baricaye, baravuga ngo reka duhereze representant tubwire uko basanze igihugu. Mbega abagabo batari biyizi, babwira Mose na Aroni ngo ko igihugu Imana yakivuze niko kimeze. Ariko twasanze abagabo barebare b'abanaki, twirebaga imbere yabo tukabona tumeze nk'inzige. Baravuga ngo kandi uko batubonaga nababaye ngo niko turi. Ariko ngo harimo abagabo bisobanukiwe, batera intoki. Mose aravuga ngo murashaka kuvuga iki? Barabwira ngo nyakubahwa muyobozi, ibyo abagabo bavuze byenda gusa n'ukuri, ariko siko. Dukurikije amaboko akomeye Farawo Imana yadukuyemo, ikatwambutsa inyanja itukura, ikaduha amana mu butayu, abana bacu bakiga i Kigali, tukaba twarize tukarangiza. Niba Uwiteka atwishimira, haleluya, azatujyana, azaduha igihugu. N'abanaki tuzabarya nk'abarya imitsima, ntibafite ikibakingira. Iyo wisobanukiwe, abandi bavuga ngo ntibigenda, uravuga ngo biragenda. Bavuga ngo ntituzabaho, ukavuga ngo nzabaho. Bavuga ngo ntituziga, ukavuga ngo tuziga. Haleluya! Kwimenya kugira gute? Iyo uzi ko utari wimenya ubaho nabi. Niyo ugiye gusaba usaba nabi. Ahuye n'umuntu ejo, arangije arambwira ati mukozi w'Imana, ko nshaka kuguha nguha iki? Niko yambwiye ejo nimugoroba. Arambwira ngo nguha iki? Ndamubwiye ese urumva wampa iki? Ati numva naguha amafaranga. Arambwira ngo ushaka ngahe? Yarambwiye ngo ushaka ngahe? Ejo nimugoroba nawe iyo wisobanukiwe hari ibyo udasaba. Yarambwiye ngo ushaka ngahe? Muri abakozi b'Imana sinabahisha, kambereka amafaranga yampaye. Mayabo ni menshi,
ni menshi. Ni n'ubwa mbere nayafashe. Aya mafaranga n'ubwa mbere nayafashe n'ubwa mbere. Ndi kujya ahantu hose nkajya ubundi kujya nafasheho. Ahubwo muze konshongira uko ndaza gutaha dore ndabivuze. Ejo nabuze umwanya umunsi wo kujya kuye ni menshi. Yarambwiye ngo nguha amafaranga, nimpa amafaranga, arambwira ngo nguha ngahe, ari yamubonye. Niyo namubwiye kandi namubwiye ngira ngo umutego. Ngiye kubona mbona aranditse numva ibikuba birancitse ku mubiri. Kwimenya, iyo wamaze kwimenya usaba neza ukabaho neza. Murabona ntagiye kubaho neza mu iminsi, mukurije uburyo mu nyaka kandi singiye kubaho neza mu uyu mwaka kubera ko nari sobanukiwe saba neza. Muranyemerera izi mbaraga ebyiri tuzisabe, indi ndayiretse masaha yanjye nihaye, ndegejeho iminota 5 munyihanganira. Kwimenya mwatahanyize ebyiri izi se mwazumvise, umwete mwawumvise. Ubu uyu mwaka mugiye kugira umwete. Iya kabiri mwayumvise no kugira gute? Kwimenya. Mwabyumvise? Mwabisobanukiwe? Umugiye kumenya aho mugomba kujya mugurira imyenda. Hego igurira muri marato bakwirukaho utari wimenya. Imbaraga ya gatatu dusenge yagufasha kubaho neza ni imbaraga yitwa kumenya igihe cyawe. Kumenya iki? Iyo utari wasobanukirwa igihe cyawe ubaho nabi urwana n'ibidakwiye, ariko wamenye igihe cyawe ubaho neza mu gihe cyawe. Kandi mujye mwibuka ko Salomo n'umuhanga 12 mu mubwiriza yaravuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore, iminsi mibi n'imyaka, ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe. Buriya rero turimo turarwana urugamba rw'abantu igihe cyacitse ntibakibyaza umusaruro. None imbaraga zamaze kubashirana. Mperutse gusura korari sanga harimo urugamba rw'abantu bashaka mikoro, kandi igihe cyo gufata mikoro cyararenze. Gahunda no kujya guhagarara hehe inyuma. Haga iki gihe ari cyo kuguha mikoro wowe use kuko baguha mikoro imaze iki? Kugira ngo muri korari ngo nibama mikoro ndakurahiye ntayo uzabona. Igihe cyararenze. Nizi ntebe muri kubona twicaye aha ngaha, hari abantu bazicayeho barahagurutse n'abandi bazahaguruka. Ubu natwe mu minsi n'imbere tuzahaguruka. Igihe rero yo kikwicaza uricara cyaguha, kandi igihe kigira imbaraga. Bantu bima, niba hari ibintu bigira imbaraga ku isi ni igihe. Igihe cyakugaburiye urarya, igihe cyagukundishije abantu ko bagukundara, cyabaguteje se nanone kandi ndakurahiye n'abana barakwadukira. Ni igihe. Imbaraga ya gatatu yatuma ubaho neza no kumenya igihe cyawe. Mugerageze rero, babatumiye ngo muze muririmbe, mujye mumariramo. Ubu hari korali zitagikoma sinzi iyo zagiye. Hari no wabwira uti tumirira korali akavuga ati reka bariya se barahogera, amajwi yaragiye, igihe cyarabitambukanye. Ariko igihe Imana iguhaye uri umuhanga ukakibyaza umusaruro, igihe kigira imbaraga zatuma ubaho nabi cyangwa ukabaho neza bitewe nuko ukitwayemo. Rero ndabinginga mu uyu mugoroba muri iki giterane kiri hano kivuga ngo wongera ubeho, nimushaka imbaraga zituma mwongera kubaho. Tuvuze zingahe? Tuzisaba Imana, tubwire Imana duhereze imbaraga. Murumva ko ni nyinshi ariko mvuze 3 gusa. Nimutahana umwete, n'ukuri nugira umwete uyu mwaka nawe waparika hariya, nawe watwara. Umwete niho utakugeza. Umwete wisobanukiwe ukimenya, wakicara n'abantu bakomeye. Umenya igihe cyawe, ukamenya igihe cyawe ukagisobanukirwa, wabaho neza. Impamvu uri kubaho nabi ntago uramenya neza igihe urimo icyo ari cyo. Wishaka kubaho nabi kandi uri mu gihe cyo kubaho neza. Nanone wishaka kubaho neza uri mu gihe cyo kubaho. Igihe kigira imbaraga, nushaka kurwana nabyo uzasheduka wabaye ko utari ukwiye kuba. Muranyemerera rero mwaya masaha uyu mugoroba tubwire Imana ngo dushaka kongera kubaho, ariko tukabaho neza, ariko twabigizemo uruhare. Kubaho neza kwawe urasabwa kubigiramo uruha. Ni wowe responsable wo kubaho neza cyangwa kubaho nabi. Nubyemera birakunda ko wabaho neza. Muranyemerera umuntu ukeneza imbaraga uko ari 3 ahaguruke dusenge. Uriyizi, urisobanukiwe, wikihagaraho ubwira Imana ngo nkeneye umwete, dore aho nabereye umunebwe, ndumva uyu mwaka shaka kurangiza uyu mwaka ndi umuntu udasanzwe. Rero n'ubundi turaza kwinginga mwene data yabaye gahunda yegere hano hino atuyobore mu uyu mwanya wo gusenga. Utubwire Imana ni 3 gusa, ni umwete, ni ukwimenya no kumenya igihe. Ni ibintu byoroshye na